Nababwiye. Ntabwo ko cyangwa tuganira. Ubona kumva ari gushingira kuganira. Mwese si dukwereka tumushimishije. Ntabwo rero. Ngo dore imvo. Arengera bayaje nakaga. Umva nina n'ukuri. Umva mubwire sheri. Ukarabishe. Niko tuganira. Ariko uzi ko mba maze icyumweru cyose nkora mbagene ngo tuganire. None se ntabwo turi kuganira ndi no kuruhura mu mutwe mwe dushimishije turi no kuganira. Njye telefone yawe imaze kumbana. Telefone gutwaye iki? Kandi kukwera. Sheri cyane reba ariko mubwire. Reba uciye hano turi kumwe. Sinigeze ngutamujye mu cyumba. None se kuri hano no kuri mu cyumba bitandukanye. Nasi turi kumwe kwereka no tudushimishe. Oya cyangwa tuganire. Ibyo bya telefone shyira ku ruhande. Nganiriza amakuru y'icyumweru cyose. Amakuru ni meza, bimeze neza, nta kibazo ukumva, ntari rwose. Sibyo, sheri uretse utuntu twiza twasohotswe ntabwo turi kumara. Urega wirirwa mu kazi, uza hari sigeze? Ntabwo bizi. Icyumweru kirashira utaribye utuntu kuri TikTok, abantu basigaye bakora ba benda barakora umunsi wose. Ego. Yakora kino gikorwa ari cyiza. Agiye muri misukari sibyo bisaba. Tubanza ko tuganira. Kandi turi kuganira ariko uko nirwo kwereka dushimishije. Okay. Ikibazo. Oya no kuri turi kuganira nta kibazo. Kuko nabananutse. Ubona wakushutse byagenze. Maze guta ibiro 15. Gikubera nakazi wahombye mu kazi. Mu kazi wahombye. Ngira. Umva kwereke. Yego. Christopher Saidi. Ati ngwira kamukwereka shemira ati nzaza kwereka. Mama yitwa Mufo iki telefona rero sinzi ko byanditse ni nabonye neza ariko nyine ndabibonye. Ese shadiye. Ariko TikTok mwana bazariko mbega utuntu twiza muye. Cyane byiza Usikabuje we mwana we umuntu w'amateka
telefone yanjye ngiye kuyizira uwandikiye muri telefone bigiye kuba nari twari saa yine nta kintu kimwe ndakora muri iyi ngiyi barandica ndajya ndazerekeza sinakurikiye Seriously. It's good. So, Because it's good. Let's go to the car and good. ntagarika Aya masaha. ureba ku isaha saa None se maze pause igiye kurangira gute se? ubwo wumvaga ari nka saa Ni kare. Arabishi. Hani ndaza kugukora akamasaha urana ni no kugaragara. Meze neza. yego Sheri. Niba nifite umunsi wose uzi ukuntu gasa reba ushaka amaso ndabishyize ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga abantu barishima baravuga ati urasa neza urakeye ishati kuzamura umutaho pe ntabakubutse none se sheri utanegura neza ngo simubwiye ko amasaha yacitse njya kujya ku kazi simubwiye ko amasaha yacitse ngiye gusubira ku kazi reka pause igiye kurangira ntabwo nigeze nkubwira ibintu byadogereye muri iyi nzu ntabwo nakubwira gaze ntawe nabuze n'umuntu tuba ku muhanda numvaga nta n'imbaraga zo mfite nyine zo kujya ku muhanda nabuze umuntu n'umwe natuma nganzanira gaze nta biryo bihari nta biryo bihari ni ukuri ntabyo ndasubira ku kazi ntabizi ariko hashobora kuba hari ibyaraye kajya kugushyuhiriza ntabwo ni dukeya twaraye ndeba ko akagaze karimo kabishyushye ariko se sheri mva umva nyine mubwire sheri ndi kumva n'igihe tumaranye kuko ntabwo uzi ko ntarya ibiryo byaraye none se kari ibyo bihari nibyo bihari gaze yashize nabuze umuntu karabizi ko umukozi yagiye iwabo yansabye uruhushya ngo rw'iminsi 5 ari gutinda shama ibiri muri iyi nzu rwose ntabwo byoroshye wahise se ngo ujya gushyuhiriza oya sheri nta kibazo werekane ko ushyuhiriza nyine bikunda cyane reka ngende sibyo ubu nta kibazo hari ibishimye uri ahantu rwose ni ahantu mugoroba kandi ni akazi keza utagenda se hano
Baby, Oui. turi kumwe. Sawa. Bye. Chérie. Yes. Byiza. Meze neza. Neza cyane. Se ko yakika. Abantu tunashaka kureba ubusitani yayohereje. Postinze rero. Arindutse kare muri kugira ngo ngere gutyo. Gakeye amafunguro se yawe. Ano tiratatakazi. Na byutse ko ntakoze tugenda gukora banatetse. Cyangwa bose hano habukabati gendeye. Ngo Nende kubwira ngo ngene muri abukabati mukumba ka kabiri. Naho nakize ibiryo. Turo ngende birebe. ngo nkora iki? Genda kwihigisha no shonje ntabwo byutse ufite inzara. Genda birimo hariya. Genda birebe. Naragutekeye neza genda wihigisha. Uravuze ngo iki? Ndetse gato. Shema kubera amafoto meza mana yanjye. Uravuze ngo iki? Uravuze ngo iki? Ako sije. Hasuni. Ese ubu umugore nyabata. Gute se ibyo ashaka Kabiri kanga. Naguteke. Umva kabiri kanga njya kwiha ibiryo mu masoro y'amasafuriya. Hasuni ko ariko ufite ikihe kibazo? Nase ntabwo nagutekeye. Urumva ngende mpirimbane mu masafuriya njyewe. Uri umugore wanjye wowe. Nase twatse mu gitondo ngiye gutekera. Mbara nkubwire wa mugore, umva nkubwire. Uranyumva? Ibintu by'amatelefone yawe ndabirambiwe. Uranyumva? Ndava ku kazi weekend yose nyuma ruri mu matelefone nta kintu gukora, ibintu birandagaye ahantu hose, ibintu bigize iki ngo telefone ngo dongo ngo reba. Umva uranyumva? Warongowe na telefone cyangwa warongowe nanjye? Ku kazi barakwirukanye. Ukazi wibizamukiraho. Urumva? Kuki uri kuzamukira? Ariko nk'ubu wabaga bigize iki? Ubu ko wabwira umuntu ngo najya kwiha ibiryo hariya mu kabati ni ibintu bigoye. Ntuguzanira stress mu gitondo abwira nabi n'ibiki kuko namutse gutekera. Shibugiye. Ndakwiyane. Urumva ndakwiyane kanemo. Mbese gumana n'umugabo wawe telefone. Ariko sigaremo. Ugiye yavuga ko kuvuga ndakwiyane. Sigara na telefone yawe. Wabikora rwose. Reka kubwira uretse kugenda. Iki? Bariya. Ase umuntu utabonye usohotse muri
iminota ngasigara mu rugo ba ndabona kandi nta kintu uranyuma icyo wahaye agaciro telefone se rwose mbabarira ntabwo wagenda ariko si ngo hagize umuntu wabisotse amasaha uwo yavuga ko n'ubundi ndahari wirirwa kuri telefone amatelefone buri kanya telefone buri kanya facebook wigira gutya wishyira ikintu rwose twapfuye ntabwo nabitse ngutekera n'ukuri ntabwo wagenda ihangane ntabwo wasiga rwose reka mubwire ko hagize umuntu ubona gusohoka muri iyi nzu yavuga ngo ikigo yavuga ngo ndi kukumva ikibazo ntabwo ari ugukora ikosa ramwe ikibazo ntabwo ari ugukora ikosa ahubwo uzi ikibazo icyo ari cyo ni ukutamenya ko wakoze ikosa ni ukutamenya uri mu makosa ikosa uri kuvuga nabyo nagutekera byose ntereka nabyo nagutekera nakoze mu kimwe ariko si sheri ngo genda unyarurire cyane iki cyatumye uhinduka genda unyarurire ese sheri n'uwajya hariya ugafata ibiryo bari bukomeye please none ndakwinginze wamubarira ukanyarurira ibiryo ntajya genda unyarurire ndagusabye ngaho uri ngwino wicara genda unyarurire icyaraho nushyira ubwenge ku gihe uzamenya umugabo icyo ari cyo gumana telefone yawe warongoye nayo mbese reka furudo munyankara mugore aho baruze
kanya iyo umuntu afite nawe gahunda ntatuza buri kanya njye nanga kujyana diri n'abarezi nkabo nishi crash wanjye bite se crash wanjye amakuru ni meza mwana twanyanze umutima ukwanga nawuvana genda ntabwo kivuga se ko abakobwa nkamwe muteretwa n'abakire n'ingagari umuntu yirinda kubamenyera wowe washatse icyo ukaba umukire ubwo narabishatse ndabibona umeze gute njyewe se si kwa kundi kwanjye kwa neza hari ikibazo mba mfite na kimwe shawarayoze cyane urakabya kabisa oya ntabwo nakwanga nukuri use umutima ukwanga rwose niyo nabirota mu nzozi nahita ntango izo nzozi zaba ari mbi bwaniraho uri mu rugo uko bizi se hari aho ngira njya nta hantu ndi muri uyu munsi wose sha mwana nkumbuye gukina amakarita ntabwo ushobora kubyumva sure ese amakarita kubizi ko nyafite mwakanje ukuri nakumbuye byatari sure yambwino rwose nushaka kuvuga tugezeho njye nta kibazo na kimwe mba mfite hari berekanye icyabukuru nimeze mugereho kwikinira ariko ninkurongora mu makarita ndakurongora n'umufata nta kibazo bikore sawa ntareba inyarukuze sawa yes Arobe uyu munsi wenda wiyahure ntabwo uyu munsi nza uyu mukobwa igihe maze mushaka naramubuze naramuhigiye ariko mano rero ariko abakire bariha koko mu nda zera umva ariko mano rarema amatako ni amatungo atari gushaka wa mwana mika kuko umwanzi agapfata kize kuko ndi umukene ngo turi besto reka ariko banumva nahora nkwirebera ayiwe data we mazi yateke uri bwiza kuko ubu nibwo bwiza bavuga ubu nibwo bwiza budashirira n'irongorwa ubu se ubundi irongorwa ryashira uzi ko ntera mu nzozi shaka cyakora amaso azajya arindibura nanjye ngwino dukine nkwirebera ntegereje rimwe gusa roho ngo izagushuke roho nigushuka ibintu nzagukorera mana ukuntu abagabo dore mbega imwe Albert yiyahure ntabwo uyu munsi naza ayo mafaranga arorere nako kazi ukihorere ntabwo nabona inyange kibera inka agitego kidategwa ijoro aje kundeba uwo nasariye umutima wanjye n'ubwonko bwanjye bihoraho shaha amafaranga nirushako wumva hari ku mwana nk'uyu uyu munsi
uyu munsi ndiga amayeri kurusha ya Bakame. Jabari we sohoka. Hey! Karibu. Sawa crash we. Nari ngukumbuye. Nukuri urakoze. Urakomeye. Shanga shima so ubwira ko ndi bwiza nta munsi n'ujya cyangwa tsana Nabibona nese bidara. Ahirwa. N'ukuntu uba wambaye neza. Amakuru yanjye ni meza ubwoshe. none se wumva umeze neza ariko turi kumwe. Erega uri bwiza budashirira n'irungu. Turi muri sako. Muzanire iki se cyo? Ariko si wambwenge naho iki cyo kinkawe shako ngo za champagne zuba. kandi gira inyura Ese shaka abasore b'abakene ngo umusore w'umukene akundwa na nyina gusa. wese Okay, nzane se twikinire. ntabwo watinze. Nshaka kurongora nabuze aho ko nakurongora shaka wirinde ntakurongora byirinde shaho wa mukobwa we nanjye nakuriye ubona se wansini sibyo se wishimye cyane se wahetse nakwereka ubundi buryo dukina amakarita buhe by'abarozi bakubita n'iki hahandi ukina utsinzwe bakamusaba icyo akora wigeze ubikina narabikinnye ako bakoresha vide bakarikaraga uwo ritunzeho bakatamubaza ikibazo by'amakarita ibyo ntabwo nari mbizi ariko biryoheye ari abantu benshi gusa nyine nawe ugerageze ngo ni ibyo oye njyewe ngiye shanda umukino w'amakarita ndakwereka ukuntu biryoha turacanga zino nka noneho urumva utore inka yawe nanjye ntumure gutya bivuze ko wowe ufite ngiye mfite kimwe ukaba ufite kabiri ubwo ufite inini niwe ubutsinze niwe ubutsinze ahita ategeka undi cyakora si ibintu byumvikana kakira nanacanga ntari butabona wajye bugutsinde se njye ndizeye ku makarita byose uko nyakunda ariko buretse mbanze nkubaze uremera ko ibintu byose birimo ntacyo kuko nyine inshuti yanjye abizi canga ushyiraho yaba ari ubwo ari njye uri gucanja ni njye uri urobe nkagarama dore kabiri yego icumi njye ngiye gukora ikibazo isoko ry'abantu n'abakobwa bangahe maze kuryamana n'abakobwa bangahe ubwo utangiye kubitekereza oya jya udusubiza niba urakubajije uhita usubiza icyo kibazo kirakomeye gute se gikomeye umukino rwose ndikubona waryoshye ugira ngo
ikindi nkozikira jama uvugishije ukuri ukuntu wabwira ngo urankunda nta girlfriend ugira n'aka kanya ndamufite rero kuba mfite girlfriend si byatuma ubwiza bwawe nabwo gusa nyine twakundanye nyuma yaho ngiye yaho byanze ngiye ko nawe ufite sheri byanze nyine ukansebye nasanze ufite okay wabona utoye rimwe wikwishima ngiye kukubwira icyo ukora nta bya verite cyangwa se byo kumbwira kuri icyo nshaka mbaza umbwira ukuri kose ntabwo ushaka ko kujya hanze umare ku kanyongo ibirimo byose none se oya niwe ndagakunda wewe ugakora ntabwo wemerewe kugakora uretse ishuri wanjye wenyine yanyatwaye none se ngiye hano ko turi mu mukino oya kora ikindi ngo kintu ngwino hano urarangiye unoze n'icyenda ubuze igitahiwe ubuze igitahiwe ngiye kugusaba ikintu cya nyuma umukino si urarangiye oya turavayo dukomeze ndashaka ko tujya mu cyumba gukora iki gatariho turi gukinira gusa ntabwo byo ibyo ntabwo byari birimo sinshobora kubyemera ngo iki none se oya ibyo ntabwo birimo iyo mikino yawe rwose niba ari ugutera ndabivamo oya ntabwo oya irari sirire ntabwo ari ririmo utangiye gufata umukino oya mu cyumba se niho turi gukina none se sinagutsinze gukora iki ariko hari ikintu ugeze ubika mu cyumba hari ibyo nshaka kujya kuganira hari ibintu ugura byinshi byiza ntungutane iriya n'imizi yasubitsemo urumva kandi nubibona ni ukuri urataha wishimye simubeshye kandi nkubwije ukuri pe uranezerwa umunezero uri bugize tugende unaharebe oya ariko se promisinga ko nta kindi kintu ari ukureba gusa so wowe niba wifuza kugeramo ariko se kugeramo ni ikira ngiye kugera si mwese ngo ni ukujya kureba hari ikintu ako ntabwo turi butinde my friend oya ntacyo niba ushaka tumare umunota ntabwo umunota nawemera ni isegonda uri no gutinda aho ushaka nk'isaha saa se y'iki